Abantu bakunda sinema cyangwa se filme ku isi yose bamaze imyaka 4 bareba filme yitwa Squid Game. Ni filme y'uruhererekane yo muri Korea y'Epfo ivuga ku buzima bubi bw'abashaka kurokoka mu buryo budasanzwe. Ikaba filme yanditswe, ikayoborwa kandi gahangwa na Hwang Dong-hyuk. Ni filme itambuka ku rubuga rwa Netflix. Iyi filme ikubiyemo amarushanwa y'ibanga aho abantu 456 bose bafite ibibazo bikomeye bya mikoro bahisemo gushyira ubuzima bwabo mu kaga bakina imikino y'abana yahinduye imikino irimo kwicana kugira ngo begukane ibihembo bya miliyoni 39 z'amadolari ya Amerika. Izina Squid Game rikomoka ku mukino w'abana w'abanyakoreya witwa Ojingeyo. Film Squid Game kuva yasohoka ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 9 mu 2021 yarakunzwe cyane ku kigero gitangaje kandi ku isi yose. Ibi byabaye guhera ku gice cyayo cya mbere kugera ku gice cya gatatu gisohowe muri uyu mwaka wa 2025. Iyi filme y'igitangaza yakozwe ite? Yakozwe nande kandi yabitewe n'iki? Igitekerezo cyo kuyandika cyavuye he? Ibi nibyo tugiye kuganiraho. Gusa igitangaje ni filme yanditswe mu 2008 ariko wayanditse inzu yose yihaye itunganya za filme ikayanga bavuga ngo nta kirimo. Byategereje imyaka 13 ngo iyi filme isohoke, habayeho kugobokwa n'urubuga rwa Netflix rwayitunganyije. Kuyitunganya hakaziramo n'ibikorwa byayo byo gufata amashusho igihe kirekire. Byatumye uyu wayitekereje akanayandika Wang agira ibibazo bikomeye by'umunaniro wo mu mutwe, bimutera uburwayi bw'amenyo bwatumye menshi mu menyo ye akurwa. Reka tubivugeho. Ubusanzwe Squid Game ntabwo yari kubaho iyo bitaba Hwang Dong-hyuk kubera ko niwe wayihimbye. Uyu mugabo w'umunyakoreya y'Epfo iyi filme kuyihimba yabitewe n'ubuzima bukomeye by'umwihariko bw'ubukene ubwe yaciyemo uko muri rubanda cyangwa muri society yo muri Korea y'Epfo babayeho, ndetse n'ibitabo yasomye. Aha hose niho yakuye igitekerezo cyo kwandika iyi filme. Ahagana mu mwaka wa 2008 n'2009 ubwo isi yari mu bibazo bikomeye by'ubukungu, Hwang Dong-hyuk nawe yari maca mu bibazo bikomeye cyane by'ubukungu. Yari umukene ku rwego rukomeye cyane. Yabanaga na nyina na nyirakuru, maze ubuzima burabagora cyane kugeza ubwo yagurishije mudasobwa ye laptop kugira ngo iminsi y'icume. Cyari ikintu gikomeye kugurisha mudasobwa kubera ko niyo yakoreshaga yandika filme. Ni igikoresho yari akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi, ariko aho gupfa kigasigara yemera kugitanga. Muri byose habanza ubuzima. Ibyo yacagamo hamwe n'ubunararibonye yagize nibyo byatumye atekereza byimbitse ku busumbane mu bya mikoro, economic inequality, maze atekereza ku myenda ndetse n'uburibwe igitutu mu bukungu gishobora gutera. Usibye byamubayeho kandi uyu mugabo gutekereza gukora iyi filme yabitewe no gukurikira ibindi bihangano by'abandi birimo n'izindi filme. Bimwe mu bihangano byamufunguye ibitekerezo nawe agahitamo filme ye ni icyitwa Japanese Survival Game Manga. Uyu ni umukino wamenyekanye cyane mu Buyapani ndetse n'andi mafilme nka Battle Royale. Iki ni igitabo cyanakinwemo filme. Muri iyi filme ingimbi zihatirwa kwitabira umukino w'urupfu. Hari kandi Liar Game ni manga. Iyi filme nayo abayigaragaramo bashukwa gukina imikino ishingiye ku mitekerereze kugira ngo babone amafaranga. Imikino ishingiye ku mitekerereze bayita psychological games. Bemera kuyikina kugira ngo batsindire amafaranga. Yakurikiye kandi indi manga yitwa Kaiji. Iyi ngiyi harimo gukina urusimbi, imyenda ndetse n'izindi ngingo zisa nk'izo muri Squid Game. Wang yashatse guhanga ikintu gifite umwihariko wa Korea gishingiye ku bibazo by'imibanire n'ubukungu, ariko nanone akabikora mu buryo butandukanye n'ubwo mu Buyapani. Wang yifashishije Squid Game mu kugaragaza ukuntu kapitalisme ishobora guhanganisha abantu mu buryo bwa kinyamaswa. Muri iyi filme hagaragaramo imikino yo gupfa no gukira. Ni filme igamije kugaragaza ibibera mu byiciro by'abantu mu birebana n'ubukungu. Aha ubibonera mu buryo abakene bahanganishwa hagati muri bo kugeza banicanye hagati yabo, kandi bigakorwa mu nyungu z'abakire. Wang ubwe nyiri filme avuga ko ari filme yatekereje kugira ngo agaragaze uburyo societe ya gikapitaliste igezweho ibayeho, aho abantu bayoborwa n'uburibwe buherekejwe n'akagambane cyangwa se kugambana kugira ngo haboneke mikoro cyangwa se amafaranga. Ni filme aho abantu batandukanye bose bafite ibibazo bya mikoro bahurizwa hamwe
kugira ngo bakine imikino ubona igaragara nk'imikino y'abana isanzwe nko kwihishanwa cyangwa se ibindi, ariko mu by'ukuri bikaba biri mu buryo bwo kwicana mu buryo batari bazi mbere. Abakina iyo mikino bamenya ko hari abakire baba bari inyuma babetinga cyangwa se batega ku bakinnyi, bagatega ku ugomba gupfa cyangwa se uri bukire. Abo bakinnyi baba bakina iyo mikino baba bagomba guhabwa amafaranga babiterwa n'ibibazo bya mikoro. Abakinnyi bagaragara muri Squid Game buri wese ashatse gusobanura icyiciro cy'abantu runaka cyagizweho ingaruka na kapitalisme. Urugero ni nk'icyiciro cy'abakozi birukanwa mu kazi, abacuruzi bafite amadeni, icyiciro cy'abantu bahunze n'ibindi. Iri jambo kapitalisme twakomeje kuvuga risobanurwa nk'uburyo cyangwa se systeme y'ubukungu, hamwe n'ubu buryo bw'ubukungu abantu ku giti cyabo cyangwa se abafite business runaka nibo batunga kandi bakagenzura umusaruro uturuka mu nganda, mu butaka, mu bikoresho n'ibindi byose bibyara amafaranga. Muri make ni iyi mibereho dufite, aho abantu bamwe bakira kubera ibyo bakora, abandi bakaba bakene bakababera abakiriya. Ntabwo ari uburyo bw'ubukungu busaranganya ubutunzi. Abakize barakira cyane, abakennye bagakena cyane. Ibicuruzwa na serivisi byose bitangwa hagamijwe inyungu. Ibiciro, umushahara ndetse n'ingano y'ibigomba gukorwa byose biterwa nuko ku isoko byifashe. Ntabwo ari guverinoma bireba. Muri kapitalisme isoko niryo ritegeka. Urusha abandi gukora cyangwa se kuriganya arakira, abandi bagakena. Ibihugu by'ibikapitaliste ku isi ni nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubudage, Ubuyapani n'ibindi. Ibihugu byinshi uyu munsi imikorere yabyo cyangwa se imiterere y'ubukungu iravanze. Ni kapitalisme ivanze n'amategeko n'amabwiriza ya leta. Uburyo bwa kapitalisme butandukanye n'ubundi buhari bukoreshwa hamwe na hamwe nka communisme, socialisme, mixed economy n'ibindi. Nka communisme yo imitungo yose igenzurwa na leta cyangwa se community, ni ukuvuga umuryango mugari. Igitekerezo cya Wang wahimbye Squid Game cyanatejwe imbere n'imitekerereze y'amatsiko. Wang yaribajije ati abantu biteguye kugera kure hangana iki kubera amafaranga? Abantu bashobora kwicana kugira ngo babone amafaranga? Babaye nta yandi mahitamo bafite, biteguye gukora ibiki kugira ngo babone amafaranga? Amasomo akubiye muri iyi filme yakunzwe na benshi ajyanye no gutenguha, kugambana, kwifatanya cyangwa se gushyira hamwe ndetse n'ibitambo. Ibi nibyo byiganje muri iyi nkuru, ibigaragaza kure ikiremwa muntu kiteguye kugera kugira ngo kibone amafaranga. Ikindi cyatumye Wang atekereza kwandika iyi nkuru ni imikino yakinaga yo mu bwana. Yaba umutwe cyangwa se izina ry'iyi filme, imikino yigaragaramo byose bishingiye ku mikino y'abana b'Abanyakoreya y'Epfo, harimo n'umukino wa Squid Game, ari naryo ryitiriwe iyi filme. Yakoresheje imikino isanzwe itagize ikintu itwaye, imikino y'abantu nyine. Ikindi ikaba imikino ishimisha mu buzima busanzwe abayikina ayikoresha mu rwego rwo kwerekana umwijima ndetse n'ibikorwa bya kinyamaswa bishobora kubaho mu gihe ubumuntu bwabuze mu bantu. Ikindi kandi yashaka kwerekana ni ibikorwa by'umwijima byihishe mu buzima bwa buri munsi. Ni byinshi byo kumenya kuri Squid Game. Inyandiko yayo y'imbanziriza mushinga yanditse mu mwaka wa 2008, agize ngo ayijyanye ku nzu zitunganya za filme ngo ayibahe bayikine cyangwa se bayigure, bamutera utwatsi. Studio yose yagiye yegera byagiye bibuko. Ni filme abatunganya za sinema bo muri Korea banze imyaka irenga 10 irashira, ngo bayangiraga ko irimo ubugome kandi ngo kuyitunganya ntabwo byashobokaga bitewe n'uburyo iteye. Kera kabaye Netflix, kompanyi y'Abanyamerika, mu mwaka wa 2010 yaje gufata icyemezo cyo gushora imari mu bihangano byo muri Korea. Nuko iyi filme yaje gufatwa. Inyandiko y'iyi filme mu bihe bitandukanye Wang yagiye yivugurura akayijyanisha n'ibihe, cyane cyane ku ngingo zijyanye n'amadeni, ubusumbane bwa mikoro n'ibindi. Ni filme igaragaramo abakinnyi b'ibyamamare muri Korea y'Epfo barimo Lee Jung Jae, Park Hae-soo ndetse na Jung Ho Yoon. Yose yakinwe mu Kinyakoreya, ariko mu rwego rwo kugira ngo n'abari ku isi yose bayimenye banditseho amagambo asemura mu ndimi z'amahanga, sous-titres. Ni filme yatangiye gutunganywa hagati mu mwaka wa 2020
kugera mu mpera zawo byari mu bihe by'icyorezo cya COVID-19. Imikino igaragara muri iyi filme yafashwe by'ako kanya irimo kuba, barabikinnye bo ubwabo, ntabwo bitabaje uburyo bita computer generated imagery cyangwa se CGI. Ubu ni uburyo bukoreshwa hifashishijwe mudasobwa kugira ngo bakore amwe mu mashusho ashyirwa muri filme. Mu by'ukuri rimwe na rimwe ibyo bintu bigaragara muri iyo filme bitabayeho, bakabikoresha ikoranabuhanga. Ahangaha bakoramo byinshi kugera ku kwiremera umukinnyi runaka akagaragara muri filme ariko atabaho. Hari filime zamamaye zakoreshejwemo uburyo bw'ikoranabuhanga nk'iyitwa Avatar yasohotse mu 2009. Baremye isi y'ibivejuru hamwe n'abakinnyi bitabayeho. Hamwe n'ubu buryo bwa CGI, wowe nk'umuntu usanzwe urimo kureba filme yasohotse ushobora kubonamo igikorwa runaka kitarabayeho, n'umuntu ubona muri iyo filme atabaho ari imashini yabikoze. Umwe mu mikino igaragara muri iyi filme w'amatara y'umutuku ndetse n'icyatsi ngo hakoreshejwe uburyo bwitwa animation doll. Ni uburyo hakoreshwa ibipupe cyangwa se ikindi kintu cyose gishobora gusimbura umuntu, hanyuma bakakigira kinini kikagira tayi nk'iy'umuntu. Ibi byo gusimbura umuntu bikoreshwa hifashishijwe insinga n'ibindi, bigakorwa na mudasobwa. Nicyo cyakoreshejwe, ariko nanone bashingiraga ku kuri kw'ibintu. Amabara yagiye akoreshwa kandi muri iyo filme ndetse n'ibimenyetso byari bikeye mu rwego rwo kubitandukanya nuko ari igihangano giteye ubwoba. Umwanditsi yashakaga ko filme igira umwihariko. Imyambarire y'abari muri iyo filme ni icyatsi kubitabiriye amarushanwa, naho abarinzi bari bambaye impuzankano z'umutuku na pink. Bagaragaraho kandi ibishushanyo byo mu mashusho y'ibivejuru, iby'urukiramende ndetse na mpande enye nk'ikimenyetso cy'uburyo bagiye barutana mu butware cyangwa se mu buyobozi. Imirimo ya nyuma y'ifatwa ry'amashusho yari igizwe no guterateranya amashusho ndetse no kongeramo ibindi birungo cyangwa se ibyitwa editing. Ni filme itarongewemo amakabya nkuru menshi kubera ko ibyinshi biyigize nibyo bifatiye ubwabo. Ikindi bongeyemo mu kuyitunganya ni umuziki n'andi majwi. Umuziki urimo ni wa classic, urugero ni nk'uwitwa The Blue Danube. Hashyizwemo kandi ibyitwa soundtrack cyangwa se inanga zidasanzwe zisa n'iz'agahinda kugira ngo zitere abantu amarangamutima no kugirira filime amatsiko. Hari hakurikiyeho kuyisohora rero. Bwa mbere Squid Game yasohotse ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 9 mu 2021 kuri Netflix. Byako kanya bitunguranye iyi filme yahise ikundwa cyane mu buryo bukomeye, iramenyekana hose ku isi. Ica uduhigo dutandukanye, tumwe muri two nuko yahise iba filme irebwe kurusha izindi zose ku rubuga rwa Netflix. Mu kwezi kwa mbere igiye kuri urubuga yahise irebwa inshuro miliyoni 111. Abantu benshi ku isi batangiye kongera kuganira ku gahinda gaterwa n'ibibazo byo mu bukungu ndetse na kamere muntu. Sezo yayo ya kabiri yasohotse ku itariki ya 26 y'ukwa 11 mu 2024. Noneho igice cya gatatu cyangwa sezo ya gatatu yisohoka ku ya 27 y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Sezo ya gatatu igisohoka byavuzwe ko iyi filime irangiye, ariko biracyagoye kubyemera kubera ko na nyuma ya sezo ya mbere ngo nta gahunda yari ihari yo kuyikomeza ngo hakorwe sezo ya kabiri, ariko yarasohotse. Ibi ni nyine ubwite Hwang wabivuze. Yabibwiye umunyamakuru wa BBC Jean Mackenzie mu kiganiro bagiranye arimo gufata amashusho y'igice cya kabiri cyangwa se sezo ya kabiri mu 2024 mu kwezi kwa 10. Icyo gihe Hwang Dong-hyuk barimo bafata amashusho y'igice cya kabiri cy'izi seri zica kuri Netflix. Ahamagana y'abantu muri iyo filme nyine bashegeshwe n'amadeni maze bakarwanira igihembo gikomeye cy'amafaranga bakina imikino y'abana ariko yo gupfa no gukira. Yavuze ko igice cya kabiri atagitekerezaga ndetse hari ubwo yarahiye rwose ko atazigera gitunganya. Uhereye kuri stress cyangwa se umunaniro yatewe n'igice cya mbere, yabajijwe icyatumye ahindura ibitekerezo. Mu ijambo rimwe yarasubije ati n'ukubera amafaranga. Icyo gihe yarakomeje. Mu by'ukuri ntabwo yakuyemo amafaranga menshi nkuko yabivuze. Ati rero gukora seri ya kabiri n'iya gatatu bizanshumbusha ibyo ntabonye mu gice cya mbere. Yongeraho ati kandi ntabwo narangije inkuru neza. Sezo za mbere nizo kugeza ubu zarebwe cyane kuri Netflix. Ibi byatumye n'izindi filme n'ibiganiro bica kuri televiziyo byo muri Korea y'Epfo bimenyekana. Kuki Hwang avuga ko muri sezo ya mbere atabonyemo amafaranga menshi kandi filme yarakunzwe cyane. Ibi ngo byatewe n'akababaro k'abatunganya filme muri Korea y'Epfo.
Wang yamaze imyaka 10 agerageza gukora Squid Game, afata amadeni menshi cyane kugira ngo abashe gukomeza gutunga umuryango we mbere yuko Netflix ishoramo amafaranga. Iyi myenda yafashe yatumye ubwo yishyurwaga yishyura amafaranga menshi, bituma nta nyungu abona. Iyi filime yinjije miliyoni hafi 850 z'amadolari. Aya niyo mafaranga yishyuwe na Netflix, ariko yose ngo yashiriye mu myenda. Ibi bisobanuye urukundo n'urwango abatunganya filime bo muri Korea y'Epfo muri iki gihe bafitiye imbuga mpuzamahanga zerekana kandi zicuruza za filime. Mu myaka mike ishize, Netflix yinjiye ku isoko rya filime ryo muri Korea, yashora miliyoni nyinshi z'amadolari, ituma filime zaho zimenyekana kandi zirakundwa ku isi. Ariko abazikora basigara bavuga ko nta kinini bakuyemo. Bashinjura urubuga kubahatira gutanga uburenganzira cyangwa se copyright bwose ku bihangano byabo mu gihe basinya amasezerano y'ubugure. Iki ni ikibazo kiri ku isi yose. Hambere abatunganya za filime bacungiraga ku mafaranga ava mu gucuruza filime zabo muri box office cyangwa se kwerekanwa kwazo kuri za televiziyo. Ariko ubu ngubu ibi byakuweho n'imbuga zicuruza za filime nka Netflix. Iki kibazo gishegesha Korea y'Epfo nk'uko abatunganya filime babivuga, kubera ko amategeko yaho arengera ibihangano ntabwo ajyanye n'igihe, bityo ngo ntabwo abarengera. Uyu Wang ni umuyobozi wa filime akaba n'umwanditsi wazo wamenyekanye cyane kubera iki gihangano cye cya Squid Game. Yavutse ku itariki ya 26 y'ukwa gatanu mu 1971. Yize muri kaminuza y'igihugu ya Seoul, aza kubona impamyabushobozi ku rwego rwa masters mu bijyanye no gutunganya filime muri kaminuza ya Southern California. Mu magambo ye rimwe yaragize ati, nashakaga kwandika inkuru igaragaza ibyihishe kandi ivuga kuri sosiyete ya none ya kapitalisme, ikintu kigaragaza ihangana rikomeye cyane. Ibindi bihangano bye harimo nka Silenced yo mu 2011, Missy Granny yo mu 2024, The Fortress yo mu 2017, My Father yo mu 2007 ndetse na Miracle yo mu 2004.